kubagezaho rwose, tugiye kubagezaho indirimbo mwagiye mukunda cyane, indirimbo zifite message ikomeye cyane ku buryo ki uzumva ukumva rwose zirimo ziragushyira ahandi hantu rwose. Aba bantu bari buzuye umwuka pe, bari buzuye umwuka. Izi ndirimbo rwose uzumvishe ukumva n'indirimbo ziri kuririmba ubu ngubu, ubona nta n'ahantu bihuriye pe, nta n'ahantu bihuriye. Hari indirimbo rwose wumva nawe ukavuga ati ni indirimbo pe, umuntu wayanditse yarayobowe na Mwuka Wera. Mwumve inuma zaho, indirimbo yitwa inuma zaho ziravuguza, yaririmbwe na korali yitwa Umwami Yesu. Murayizi cyane, avuga ati ndenda kwigira i Yerusalemu, umurwa mwiza w'abizera. Banze muyumve. Rwose nziza cyane, nagushishikariza kujya kwireba yose kuko ntabwo mu kiganiro twemereye kuba twayicuranga ngo yose, namwe murabyumva bitewe nuko YouTube itabyemera. Ariko ushobora kugenda kuri telefone yawe ukayishakisha. Ni indirimbo yitwa inuma zaho ya ijwi ry'Umwami Yesu. Ni indirimbo nziza cyane ifite message nziza cyane. Sizo gusa, hari indirimbo nyinshi nk'iyi yitwa ngo tuza wa nyanja we ya korali Hoziyana, nayo ni nziza cyane rwose, mwayumva. Murabona ko nayo imeze neza cyane rwose, imeze neza cyane. Izi ndirimbo rwose, izi ndirimbo mujye nabashishikariza kujya muzumva rwose kuko zifite message ikomeye cyane. Hoziyana rero murabizi ko Hoziyana ari korali yo kuri ADPR Nyarugenge, yatangiye kuririmba kera cyane. Izi ni indirimbo za kera zayo, indirimbo zifite message ikomeye cyane. Ndagira ngo nzibakumbuze rwose kandi kugira ngo mujye muzumva. Hari yitwa ibimenyetso by'ibihe, nayo ni indirimbo nziza cyane, nayo mubanze muyumve. Murumva ko nayo rwose ni nziza cyane. Izi ndirimbo rwose ni indirimbo nziza cyane, zigukura ahantu zikakujyana ahandi hantu rwose, mu kirere cyiza. Abanyamwuka nibo bakita ikirere cya kabiri. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Hari n'indi ndirimbo rero yitwa Komeza Usenge, nayo ni ya korali Hoziyana, nayo ni nziza cyane. Hakaza n'indi yitwa Mwami uzaza gihe ki. Izo zose ni indirimbo nziza cyane zifite message ikomeye cyane. Hari yitwa Yerusalemu, izo zose ni indirimbo nziza cyane, ushobora gushaka rwose ukaba wagenda uzumva. Hari indirimbo rero nayo benshi mwagiye mukunda, mwagiye munumva rwose amaradiyo benshi bayisaba, yitwa Umuraba y'Abatwaramucyo. Y'Abatwaramucyo nayo ni nziza cyane, mubanze muyumve.
amajwi menshi umutima wanjye ambwira ko urushyize kera winyuze intwari rutazigora. Cyane nziza rwose, nanjye mbafashe akanya ko kugira ngo nshimire aba bose, yaba abakiriho n'abatakiriho rwose, bakoze akazi gakomeye cyane, bayobowe na Mwuka Wera, badushyiriye ibihangano nk'ibi ngibi rwose byiza bifite inyigisho zikomeye cyane. Nashishikariza abantu rwose b'abahanzi baririmba, yaba amakorali, yaba n'abaririmba ku giti cyabo, kujya bandika indirimbo rwose zifite message, zifite ubutumwa. Ariho rwose naho tuzatuza tunenge, ugasanga nk'umuntu se cyangwa se korali runaka bararirimba ijambo rimwe bakaririmba amasaha n'amasaha, ukibaza se message iri muri iyi ndirimbo ni iyihe kweri? Ugafata ijambo rimwe ukaba wariririmba iminota igeze muri 10 n'ingahe, urumva. Ariko nk'izi ndirimbo ni indirimbo zitarambiranye, zifite iminota 5 cyangwa se 6, ariko rwose muri iyo minota rwose wumva ko harimo ikintu cyitwa message. Ni ya ndirimbo wumva nyine ukumva ko hari ahantu iri kukwerekeza cyangwa se gukumbuza ahantu ho mu ijuru. Ni ikintu cyiza cyane. Rero nanjye niyo mpamvu mfashe iyi gahunda yo kugira ngo nongere mbakumbuze kuri izi ndirimbo rwose, kugira ngo namwe mwongere musubire kuzumva, kuko ni indirimbo nziza cyane zifite inyigisho ikomeye cyane kandi ubutumwa bwiza rwose bw'Imana. Ndabashimiye cyane rero mwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Nkuko bisanzwe nge mwabanye yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Mbifuriza kugira umunsi mwiza n'akazi keza ku bantu mwese mufite akazi, namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Icyambere no kwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana nigena byose. Sawa rero, amahoro y'Imana bane namwe. Bye bye. Naho ubutaha.